igiye kubera hano yose kugira ngo ari wowe uza uyibemo nk'Imana uhagarike ibyubahiro byacu nuko ducishe bugufi kiruta byose tukumvire mu bigiye kubera hano byose turagutura rero imitima yacu kugira ngo uyihe gukora ibihuje no gushaka kwawe wigizeyo icyarogoya imigambi igiye kubera hano icyatuma tujya kure yawe cyo cyose ukigize hirya nuko twimike urukundo rw'imiryango yombi igiye guhurira hano
kwiza umugaragaro twese tubireba cyangwa iminsi yose mu rugo rwayo. Imana iha umugisha iyi korali, tubongera amashyi. Murakoze. Imana idukunda, Imana ibera hose icyarimwe, turagushima. Wabanye n'abashyitsi bacu guturuka mu majyepfo, urabarinda, uzana nabo, urabaherekeza, wababereye shoferi. Tuzamuye amashimwe tugushimira ko bageze amahoro. Icyubahiro ni icyawe. Turagushima yuko warinze n'uyu muryango uyu munsi wa none, nabo ukaba ari amahoro. Izina ryawe nihabwa icyubahiro. Aka kanya rero tumaze kumva indirimbo, abaririmbyi baturirimbira. Mwami Imana, ubu tugiye kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Ijambo ryawe ryahinduye Sawuli, ijambo ryawe ryarinze Daniel mu rwobo rw'intare. Ijambo ryawe, haleluya, ijambo ryawe ni ukuri kandi rirahinga rikavumbura. Turangaha Mwami Imana, warivugiye ngo tuzagera hose tuzakandagiza ibirenge, aho ngaho ngo hazaba ari ahacu. Duhagaritse imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga neza yawe zigaragara ahantu, imbaraga zawe zigaragara ahantu. Oh haleluya, ijambo ryawe ni umutima, kandi ijambo ryawe ryageze rirahindura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngwino ubane natwe tugirire neza, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi. Amen. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana kandi mu mwanya mugufi tudatinze. Turarisanga hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice ni cya 19. Turasoma umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Turarisanga hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice ni cya 19, umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Reka dusome, tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Murongo wa 9 arambwira ati, andika uti, hahirwa abatoriwe ubukwe bw'umwana w'intama. Imana yacu ishimwe. Ndumva ngiye mikrofone shatse nayireka. Turi kumwe abo hakurya? N'aba hano turi kumwe? N'abari hano turi kumwe? Yego. Turambura ibiganza duha Imana yacu icyubahiro. Haleluya! 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 Imana ishimwe. Twebwe turi abashyitsi, ariko mwaduhaye ikaze. Aho twaturutse ariya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, mu itorero rya Gahogo, muri paruwase ya Gahogo. Njye bari imbere nitwa Pastor Denis Habimana. Nazanye n'imbaga yagutse, ndumva twese ntitwajya kwivuga, ariko bibaye byiza nuko nge mwamenya. Ijambo tumaze gusoma, icyo dutindaho cyane kandi mu mwanya mugufi, turavuga ku bukwe. Amen. Haleluya. Amen. Turavuga ku bukwe, kandi na n'uyu munsi iyi saha turi mu bukwe. Imana yacu ishimwe. Amen. Sitwe ba mbere batashye ubukwe cyangwa bateguye ubukwe, kandi sitwebwe tunabuherukisha. Haracyari n'abandi, ndetse na Yesu ubwe yatashye ubukwe. Niyo mpamvu ijambo ritubwira, cyangwa no mu muco wacu nyarwanda, ubukwe bwubahwe na bose.
havumwe kirogoya mu bukwe. Haleluya. Ubukwe bwubahwe na bose, na Yesu yarabutashye ikana i Galilaya. Ariko singiye gutinda, reka turebe ubukwe. Ikiranga ubukwe ni umunezero. Biratubwira ngo twishime. Haleluya. Umuntu uri hano niyishime. Ikindi biratubwira ngo tunezerwe. Hari n'ikiranga ubukwe n'umunezero. Ibyishimo n'umunezero birakwiye mu bukwe. Keretse waba ari umurozi ni utakwishima. Keretse waba atari mu ruhande rw'Imana ni utakwishima. Kandi n'utari mu ruhande rw'uyu muryango ni utakwishima. Ariko twebwe mureke tunezerwe twishime. Haleluya. Mana yacu ishimwe. Amen. Singiye gutinda. Kandi ubukwe si impanuka. Ubukwe burategurwa. Iyi tariki nari nyizi. Ndetse by'umwihariko uyu muryango niwo wagize uruhare rukomeye gutegura ubu bukwe. Imana ishimwe. Ubukwe si impanuka, burategurwa, niyo mpamvu bwubahwa. Haleluya. Burategurwa. Mana yacu ishimwe. Yuko ukomeje kubana natwe nk'uko ikana i Galilaya baguhaye ikaze mu bukwe, urigaragaza, natwe dukomeje kuguha ikaze. Ariko icyo uvuganye natwe nuko ubukwe bw'umwana w'intama nabwo busohoye, kandi umugeni we ahawe kwambara umwenda urabagirana w'igitare, ariyo mirimo myiza. Nyemerera umuntu wese uri hano ave mu bitagira umumaro, yiyambura umwenda bushwambagara, yambikwe umwenda wera, ariyo mirimo yo gukiranuka. Turagushimiye ukuhaye kurimbisha umugeni wawe, kandi nyakubahwa Imana tukiri no muri ubu buzima ukomeze weje icyubahiro no muri ubu bukwe. Tubishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umushyitsi mukuru ndamwakiriza amagambo n'ibyo kunywa, ariko nawe umwakiriza igitaramo. Ndasaba kugira ngo wigire hejuru, hanyuma mbere yo kwakira mbanze muramutse. Namahoro y'Imana. Yego nawe ni muhoro. Murabona amahoro. Yego yego. Ni byiza ni ikaze hano iwacu. Murakoze cyane. Mu muryango wa Akuzamungu wa Ananias. Yego. Aba ni abantu turi kumwe twataramye cyangwa se turiho tuganira kuri uyu munsi, ariko ni byiza ko nawe wataramana natwe. Murakoze. Ndakwakira mu buryo bubiri. Ugira utya. Noneho rero njyewe hahoze hateretse imbere yanjye uko wabisanganye. Noneho muvandimwe wanjye inshuti nkunda uje kugira ngo tuganire cyangwa se dusanze iki gitaramo, akira ifunguro ubanze wice. Twari mu gitaramo nk'iki ngiki, twari turimo kuvuza impundu n'ibyishimo, tuza kumenya amateka ko muri uyu muryango muzaba mufite igitaramo. Turavuga tuti iki gitaramo cyo muri uyu muryango ntitwakiburamo, dore ko dusanzwe duhana inka n'abageni kandi twahanye igihango gikomeye. Turavuga ngo uyu muryango tuzaza gutaramana nawe. Ntabwo twacaga ku ruhande rero ngo tujye iyo wavugaga, ahubwo twari tuje hano. Twicaye mu gitaramo rero mu muryango wa Somana Yohani, twamaze kumenya ko mutaramye, twagennye intwererano. Turavuga ngo turaza tunayikoreye. Nyiratebuka mbona nyivuga, maze ungere iruhande vuba Vidasi. Twemerere uyu mugabo kumuha amashyi rwose kuko yatumwe neza. Ikindi kandi utwaye icumu rya shebuja ashyiraho n'aka gakeregerwa. Unkundire muri iki gitaramo cyanyu, kandi muze kuduhamo ijambo noneho dutaramane nawe. Murakoze, turabashimiye mu gihe tugitegereje udufasha. Iyo umuntu ahawe ukwinjira, ibyo asabye byose rimwe na rimwe, ibyiza byose agenda byongererwaho. Hanyuma rero uyu mugabo uvuye muri uyu muryango, gukura ni ibintu byiza,
kuko niyo tuba turi tugana twese. Niyo mpamvu umuryango wagennye intwererano kugezane muri uyu muryango kuza mu ngana Alliance. Ngiye gusubira mu izina rye zanga ryancitse. Niyo mpamvu rero ngusabye ngo umuryango wagwaye intwererano ubusubiremo noneho mushyikirize uyu muryango bumve yuko nta mbogamizi bakwemerewe mu gitaramo, ntacyo bitwaye rwose kongera kucisha mu matwi yanjye byaba byangushye. Kenshi kuhashora uyu mugabo mwigeze muhurirayo cyangwa Vivian? Twarahuye akibisibona. Rero uwa mugabo we wahawe ubu butumwa, uwo muntu wagutumye ngo yahuye n'ushinzwe igicumbi, bahuriye ku ibumbiro, bakundaga kuhirira ngo baraziranye, niyo mpamvu yamuzirikanye kohereza intwara muri iki gitaramo. Hanyuma uraza guhabwa ikaze kuri byose. Tukomeje twe tuganira. Turabashimiye, ngira ngo akuzuye ku mutima gasesekara ku munwa. Mwabibonye namwe turi mu gitaramo nk'iki ngiki. Rero twari mu gitaramo cy'intore mu minsi yashize, ndetse imvura yari itaranagwa. Twari turi mu buryo bwo kugira ngo turebe uburyo twakuhirira imyaka, tugira abasaza batugira inama, tugira abagabo b'ibikwerere bagaba abaza kujya kuhira, tukagira n'abagore b'amajigija ndetse n'abamaze kwisumburaho gato, tukagira inkumi n'abasore. Abo bose igitaramo twari tugiteranyije, turimo duteramye kugira ngo twuhire imyaka twari tumaze guhinga irimo kwicwa n'izuba. Ariko tukagira indangamirwa y'umusore yabanzaga imbere y'izindi kitwa inkeramihigo. Iyo yahagurukaga mu gitaramo abandi bose bahigiraga icyarimwe, kuko tugendera ku mihigo. Uwo munsi ntiyakoma. Abasore bari kumwe nabo mbona bacitse intege, barahondobera kera. Tugira abasaza b'inararibonye bareba kure, bazi kugenzura, baratugenzura, baravuga bati abasore bacu ni iyihe ndwara yabateye, ni iki cyabateye, ni iki gituma badahiga ngo bahaguruke bahige, kugira ngo turangize imigambi cyangwa imigabo twari twatekereje kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Barabegera. Umwe mu bintore wazibanzirizaga imbere niwe bahereyeho bati ni iki cyatumye utavuga. Tukaba tureba umusaya wihengekeye uruhande rumwe, wafashwe na musonga ki, agakora mu mbavu ntiyerekane. Abahanga baterega mwimubaza byinshi mbavuze ntiziruzura. Icyo turakimenya, tutari ko niba imbavu zituzuye nta bundi burwayi afite. Bati ntabwo, ariko ntabwo tuzi icyatumye atavuga ngo ahige, kuko abahungu bose bari bamaze kuvuga bati turavuga mukuru wacu ari uko atubimburiye, kuko niko byari bisanzwe. Niwe wabimburiraga igitaramo cy'abasore. Tumubajije bamwegereye ngo tumubaze neza, twumva aratitimanga. Aratitimanga, turavuga tuti uku kutitimanga kwe turaza kugusobanura dute. Hari abantu bize inshamarenga, nabo turabagira, bakurikira inshamarenga ye, wumva n'akajwi karimo kugenda gasa n'agasubira mu nda. Aravuga ngo agiye gusoza ngo Mariya, biratuyobera. Ariko dukurikiranye neza tuza gusanga aravuga izina ry'umwana w'umukobwa wo muri uyu muryango.
abasaza baramwegera n'abakecuru abazi kugenzura urwo rurimi ahagaruriye akuka n'impumero gakeya ariko nabwo arabwira ati mbavu zanjye zituzuye nagira ngo ushakire umuganga. Ese umuganga arafashe umuganga wizize uburwayi cyangwa ubumenyamuntu turamukura. Arongera ati ra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 she dukurikiranye neza tuza kumenya kuko uyu mukobwa ari wo muri uyu muryango kandi yize ubumenyamuntu. Turavuga tuti uyu muryango dusanzwe dusabana amazi, duhana byose, duhana inka, duhana n'abageni, nta kintu batwiba. Nyakubahwa Vedaste uhagarariye umuryango, twari tuje kubasaba muri uyu muryango uyu mukobwa witwa Rasheli ngo mutwemerere muduhe irembo rya Rasheli, hanyuma azatuvurirwe umwana niyo kugumya kwitwa n'umusonga. Ndabashimiye. Gikomeye cyane cy'umusore wacu waje guhura n'uru rurimi rwose rwasobanuwe n'abahanga, nuko yaje kuri Rasheli Mariya, noneho dusanga uyu munsi twicaye dutya tunezerewe nuko umwana wacu twamaze kumushyingira mu minsi mike cyane ari butuzanira urugore. Bitugendekera gutyo, ubu niyo mubona twahise tugwa mu kantu tuti mwakabyara mwe, uyu mwana w'umuhungu wagize ikibazo cyo kubabara urubavu rukaba rwari rwarateguye yuko ari Rasheli ugomba kuba aruhagazemo, none tukaba twagize dutya tukaba twaramaze kumushyingira, turaza kugifatamo dute, ariko dusanga nta kosa dufite. Uwaserutse mu marembo niwe wayugururiwe, hanyuma adusabye ko tumukiza turamukiza, abo musonga yari afite biratungana, ariko ntagire ikibazo kubera ko urubavu cyangwa se imbavu Imana yagennye hano iwacu mu marembo yacu rwose barakinguye. Abageni cyangwa se abakobwa cyangwa se abavura imisonga turabafite. Niyo mpamvu rero utagira ubwoba kubera yuko twe tubafite. Hanyuma rero mbere yuko tukwemerera rwose ko winjira mu irembo ryacu, urabaza uyu musore nimba yemera. Nta kibazo rwose turamuguha kuko turamufite, ntacyo bitwaye. Murakoze. Ariko mwakomeye Imana amashyi. Vedaste, ndakumva kandi wahawe rwose kuvuga icyo ashaka binegura. ndagushimiye. Maze inshuti yanjye ushoje uvuga uti urabaza umusore mbaza nini? Ese burya niwe batumye witwa iryo zina? Niwe wacaga amarenga uti icyo ushaka? Ntabwo ari njye wacaga amarenga, ahubwo ntabwo wansobanuriye. Numva kumbwira ngo mbaze umusore, ngira ngo ni umurinzi w'inkike waha kugira ngo anyemerere niba Rasheli ahari. Murakoze cyane. Naho jyewe naje nkarwimbika rwa Matovu wazanye inkongoro zibiri avuga ngo mu gitondo ejo umwami azaza. Waje uko nyine, ariko birashoboka yuko bishaka guca mu bundi buryo no kwihangana. Navuze uyu mwana w'umusore wahiganaga n'abandi basore ntagire icyo avuga, nyuma noneho akajya aca amarenga bwo ngo bamushakishirize umwana w'umukobwa uvuka mu muryango wo kwa Kuzamubara Ariyasi, kugira ngo abe mu rubavu rwe noneho umusonga ukundukire ntavuge neza nk'abandi basore, hanyuma ajye mu murongo. None rero twakubwiye yuko rwose Rasheli yitwa Mbarushimana Olivier. Aha, niko yitwa Mbarushimana Olivier. Mbarushimana rero Olivier rwose ibyo byose mwumva ataratobora neza, ubwo ataratobora neza akeneye kugira ngo abe yatobora neza, ariko mugerageze b'abahanga bazi kugenzura no gusobanura, bamubwira bati rwose nta bundi buryo buhari
wa mwana w'umukobwa yari yarakunze yamaze gushyingirwa bo twasanze barimo kunezererwa ibikorwa byiza bagezeho. Noneho ariko dufite abandi mu ruhimbi barenze umwe ko byashoboka rwose kuko twabashimye twanabakunze kugira ngo mu muryango wacu twabaha rwose abageni turabafite. Nibyo navugaga. Erega kuba yaramaze gushyingirwa kandi n'abo bageni bakaba bahari, ariko tuzi neza kuko ari we wize ubumenyamuntu. Ahubwo mwatwemerera niba hari n'aho yashyingiwe mukaba mwamuhamagaye muri iki gitaramo akaba kirimo, noneho kuvura ntabwo ari ukumujyana burundu. None se niba bagwaye muganga kugira ngo muganga agume iwawe arakuvura agataha cyangwa se agakomeza ubuganga bwe? Ni byiza, urakoze cyane. Uyu mwana w'umusore afite ikibazo cyo kuba arwaye mu mbavu kandi akeneye rashere kugira ngo amukore mu mbavu, noneho hasubirane hamerwe neza nabo n'uvuga neza. Ntacyo bitwaye abanyamuryango, ntabwo twakunda kugira neza kandi ari ibintu twatojwe. Noneho rero nagiraga ngo unkwemerere yego mbere yo kugira ngo ave mu rugo cyangwa se ave mu kambe cyangwa atambuke arenge iyi nkingi y'ikirambi bisharwa kugira ngo wowe twemereye ko watambuka ukaba hafi y'amarembo. Twagusaba kugira ngo usabe tukugururira amarembo, hanyuma tukahugurura amarembo ugere mu kambere. Noneho turebe rwose ko umwana w'umuhungu yakorwa mu mbavu bigasubirana. Ndadasi umura ndabizi amatama masa ntasabira nk'igisigati, ahubwo icyo nashakaga ni iryo jambo rya nyuma gusa usorejeho. Reka dufite umuntu wari buzende yifashisha mu mayira igihe ari bubaza se kugira ngo aze kuba yavura uyu mwana w'umuhungu. Agahugu n'uwako muco ntacyo bitwara, umuco mufite aba ari wo mukomeza. Nimwongereze mu kambere hanyuma kugira ngo uyu mwana niyaza aze ibintu bimeze neza. Kandi ubu tugiye kuganira twihutishije kugira ngo rero kumenya nicare ngo wicare. Natangiye kubwirana, dufite umwana urwaye kandi turashaka no kujya kumuramira kugira ngo tumenye nuko yiriwe, kuko inzira ntabwo ibwira umugenzi. Ariko nimunyemerere uyu Twagira Mariya Rachel, kuko mwamaze kunyemerera ko hari irembo rye risohokamo Twagira Mariya Rachel rikinjiramo, maze munyemerere kandi musabe. Urakoze cyane. Icyo twabanje kukubwira ni iki? Yego. Dufasha tukugururira amarembo. Yego. Hanyuma tukava kugurura amarembo, dushyiraho abarinzi baba barinze irembo kugira ngo uyu mwana w'umusore akandwe mu mbavu. Yego. Uri umuntu mukuru, maze unyemerere witire hino ngo ushyikirize ubu butumwa. Ariko rero ndumva biri gucamo nta kibazo gihari rwose babemereye. Aragira ati rwose ntabwo bitwaye, ukwiye kugururirwa irembo hanyuma ibintu bikagenda neza. Mu muco rero wacu iyo dufite abageni iwacu tubyita cyozi cyogera inka. Hanyuma iyo bimaze kugenda neza, uyu ni umuco utazacika kandi ntabwo tuzawuca ku ruhande. Iyi mashini urayibona? ndayibona cyane. Inaha muyita gute? Iyo mashini ni imashini ikata ubwatsi. Muyita gute? N'indimi nyinshi. Urakoze cyane. Ntabwo ni akayuya, ahandi ngo ni inyanjoro, ariko twebwe aka kanya tubona ari imashini.
kuko ikintu cyose kiza gukata cyangwa se gukera niba ari imashini. aha rero kugira ngo urakoze cyane, aha ni muri purize. iyo umaze gucomeka iterambere naribonye ryaraje kandi birahari, iyo umaze gucomeka ubundi nta joro, n'ako kanya ni nta joro, n'ako kanya rwose ikagira iki wamara kugwiza ugashyira ku mugozi ukikorera ukagaburira rya tungo ariko iryo tungo baryita iy'amahembe. yego murakoze cyane. ab'iki gihe baravuga ngo iyo umaze kurya ni ukurisha nta nk'iryarya umuntu. nibyo tumenyereye twebwe iwacu tumenyereye ko ari ukurisha. yego ariko umaze kurisha uko bigenda inywa n'amazi. kandi impamvu inywa amazi, hari igihe cy'izuba icyo twita muki tukajya kugishisha. iki ni ikintu byongendamo. niyo ugiye kugishisha uracyitwaza, aho tuzi hari amazi. iwacu niko tubyita, iki cyitwa igicuba. bakunze gukoresha badahirira zanga kuko ntabwo zirabigira. hino wa mugabo we tambuka, ni inkweto umusaza kaho reka ndebe ko abenshi rero iyo turimo kudahira umushumba agira atya agapfundura. iyo amaze gupfundura neza agira atya ari kujya kumufasha mikoro akadahira akajya mu iriba. iyo ari mu iriba aba avuga amahamba. nawe kadahuruka umumena ndawurya karahiye karabura uzageze hejuru ya nzira y'ibihabane mva burya ya nzira y'ibihabane burya niyo yahuye ishyamba. reka burya yamuhamije mu mashoka mu makubwira mu ongera kubera icyumviro cyawe rero igisobanuro udahereje rwawe ni urwawe. amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane, murakoze cyane. akiri igisasi umujyakiri amashyi menshi ni nyakiri. ntabimukaryi ntabibonye ngaho rero niyo mpamvu imwe gusa ajya imbere kugira ngo rero uze kumuza umusanganire umuramutse, kuko nta mwana uramutse umuntu mukuru, ahubwo umuntu mukuru niwe umuramutse. ndategereje hanyuma uze kumva niko umusore ni wowe wagize ikibazo cyo kutavuga neza ko ibibazo by'uburwayi. uyu mwana w'umusore rwose ngizenye nk'abakabye nsanga umwana ararwaye, kandi uburwayi arwaye rwose umwana wacu niwe ushobora kuba yamuvura. umwe we yamuvura ndagira ngo mumubwire aze vuba aza atuvura umwana w'umusore atatugwa amaboko. simbishaka, ndashaka ko rwose urabumenya muntu yize ni ibintu by'ako kanya kuri ntugire ikibazo. hanyuma rero abadogiteri baragendana, abadogiteri kazi nimwigire hino, abadogiteri kazi. noneho rero Vedasi, uyu niwe ufite imbaraga zo kuvura. Vedasi ntitugorane kuko aba ngaba ntabwo baramenya kuvura, n'igihe bagezemo ntabwo bariga kaminuza. aba ngaba urabona bari mu bukecuru n'ubukubi, ariko ubwo bari mu bukecuru n'ubukubi ntabwo barabigugu zihamye, ntabwo baramenya kuvura byemewe. uyu muhungu wawe rero uburwayi afite n'ubuvuzi bwe bwose bushobora kuba buremereye, reka tumeho undi mudogiteri. yesi ubundi abadogiteri tuba tumaze kumenya ko nabo bamaze ntabwo umuhungu we yari ahari, ariko yagezeyo ijwi riramubwira ngo uwisanze rumwe mu gahanga agakubitaho urushyi. uwo tuza gusanga atambirije umuganga. reka rero turebe kuko buri wese agenda agira ikimenyetso agenderaho. turifuza yuko wa mudogiteri kazi
bakobwa yambaye urugori niyo wazenguruka ukajya ku isi hose ntaho wasangiye inyambo y'ikeza jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori hari umugabo aje gusaba ubufasha bw'umuhungu we. uwo mugabo waje gusaba ubufasha bw'umuhungu we niwe uzi uburwayi umuhungu we afite, ariko naje kugira ikibazo. uyu mudogiterikazi afite umuntu umutwaza ibyangombwa byose. yego uwo mudogiteri rero wundi ugiye mu dogiterikazi ntiyakwemerera ko dogiterikazi ari buvure. ntacyo bitwaye, ikibazo cyo nuko dogiteri na dogiterikazi bageze hano mu maso. dore nguri hano ni dogiterikazi, hanyuma uyu ni dogiteri. ariko dogiteri utanga uburenganzira bwa dogiterikazi ko atambuka akavura. witinda kuko ntabwo ndamenya niba ari we uzi kuvura, ahubwo reka nsabe umurwayi niwe usanga muganga, ntabwo muganga ariwe usanga umurwayi. reka ntabwo uburenganzira, ahubwo umurwayi atambuke gake utavunika, utaza kugora muganga, utambuke gakeya, hanyuma yagombye kugira abamurandata, ariko ntacyo bitwaye. niyo mpamvu navuze ngo nkawe wazanye umurwayi ugomba kumurandata ukamuba hafi. nagombera kongera naje muhetse ngerekeho no kumurandata. ntagombye kubazinza. azakora iki? basi ntacyo ubwo yasanze dogiteri kazi turaza kumenya amakuru. musi we karame urubanza ni urwawe. ndabona umurwayi yageze imbere ya dogiteri, ariko kandi hari dogiteri kazi na dogiteri. niba dogiteri ahereza uburenganzira dogiteri kazi bwo kumuvura ntabwo tubizi. reka turebe ko umurwayi ari busabe kubonana na dogiteri ko ahabwa uburenganzira. arimo aramwegera, agiye gusaba uburenganzira dogiteri kugira ngo yumve ko yamuha. arabanza gushyiraho termometero kugira ngo yumve niba ubushyuhe bwazamutse cyangwa se. ati indwara yawe ndimo ndasuzuma nkumva irakomeye, ngiye gukora taransiferi. uburwayi bwawe burakomeye burasaba taransiferi. umurwayi nawe arimo aravuga ati nibyo koko birakwiriye, nanjye ndumva nkeneye taransiferi. atari ko reka mbanze nk'imyirondoro yanjye kugira ngo taransiferi yanjye igende neza. amashyi amuhaye imyirondoro ye, hanyuma nawe dogiteri imyirondoro arayakira, avuze ngo ndakurefeye mu izina rya Yesu. Haleluya. ati untekerereze neza igihe wafatiwe, igihe nakarwariye nuko haburaga wowe. kuva nkubonye nta kindi kibazo cy'uburwayi nzongera kugira. rasheli nawe ati uyu murwayi ntasanzwe rwose. ati ndicara ariko maze kukwakira. amashyi. ati naguteguriye hano divayi nziza, ubuki bwiza bw'iwacu mu Gisaka. ati kandi inzuki z'iwacu zigira ubuki bwiza. ndashaka kukubwira uburyo gukunda ngusomya nkwakiriza ku buki bwiza maze iminsi. ati iyi ni nka ya divayi nshya yo mu bwami, kubera yuko twabonye yuko
Uwiteka Mana nziza turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana igira neza tugushimiye kuri uyu munsi Uwiteka waduteguriye n'ukuri tugiye kwakira abashyitsi baje batugana turakwinginze ngo aya mafunguro tugiye kubakiza uyezuyeho umugisha twe tugiye kuyakira tubashe kugubwa neza tugusabye twizeye izina ryawe amen. mutembe yarayingize mu Rwanda yogahera mu rwuri iniga mugaba yakaruragwa yanigiye mu musagara w'abuvuzi ubusesa mvuzo burarangiye yongeye kuvuga amazina y'inka ndabanza kwivuga kugira ngo batagira ngo yivuga ngenzi yayo Imana Rwanda katorerwa nta mukunzi baratemerwa ngo kagamba kaseba biwashunguru bijya mugenda mu bibanza ujya gutoranya uwibanze mu bibanze nijya banza imbibi bayijyanye mu isoko rya Tegeri kuyigurisha amafaranga babayihaye 7,700 imbibi irangira rekaramira garuka babayijyanye mu isoko rya Nyanza bayiha 9,700 imbibi iremerera guruka bareka bati bakunda inyama bwangu bayizirika mu gikari bacyaza ibifubutse ibirayi imibigira inama yo gutikizirika igikari irazamuka yibaruka gutabo kuko ibihuye n'umugabe kazi uti nyamunekaye uranyobora utanyiyobagije unyobora imabukana rukinga haruguru kwa Ruremesha yayoboye atayibagije ubwo uhuye n'abagabo barapfukama barapfukama bayambe n'abaribonye n'abaragirije nani barakarigeza muri ihumbi kirazira uragiye iki wamutahira ayanga gutata bakubanguye rutanga nubwo byose mu gitondo cya kare cyane byari interanya abagabo ngo miliyoni zitahiga sawa ndabujurwa ndatera abahizi yaje gukomeza abazungu amata ngabo yanze imitego ya mitari ngo bahinga imetero ya ngabo yimira ipfizi yo kwangenza bayanga akagore aragira amasuka ngo gasobanya ubuguruka akaguruka mu buguruka na nyoni uragiye iki wamutahira abajyanye amamara y'umurizo muremure barayisasiye barayisiga mwese bakunda gusanga igihugu izo wacu zirimo seminega ya Rukinga imanzi rutirwa urubibi ya Rubangurira muriho n'imbizi yo mu Rubumba irangamirwa na rubanda mu Ruhango rwa Kigali bahibwe n'urwamo rw'amakombe barangamiyo zituruka barambira bati mbewe rari sitwereke nyamirwa bacuranga mu kaganda ngihora icuri nk'igite inkazi wacu nini muzituruke kwisangiye musanga izambara ikambiyo niyo ruzindaza mugabo bati ko bavuze imarasha yarushikanura mu batizamure turebe yamahemba zahere naracyatema ikirere ku mubiri gasa n'ikirezi yigumiho mu kirenga n'inyampete ya Rwakibibi bati se ni mwisame rwabugira umubiri nimuravuga Imana yari yadogereje inzobe uragiye icyo wamutahira ucutse baragutunga badishyira mu nanga bamuka kurishyira mu muziki baziheza neza turirimba inyama Batahira mutabonera akazi cyabo cyashyo kargodera irimo imanzi kargodera kandi niho ikibazo gakomera yahuye n'umusaza mu kugihemba kugihe gihereye hasi rwaba kuko humureka ariko barimo n'umurenzi w'umureka zirimwa mugabo ubwiriza nkuko umutima yagize imikuru zinyami mu nyamirwa rutajora rutarangaza intango y'ivure nibe mu nka zeza zirimo kandi umugabo ubwiriza nkuko umutima rutarangaza intango y'ivure Yeshuru barumworoza rurimo rw'inkubiyo rwa gandi inkubito n'igerero n'inkoni mu banyangugu Dore inyamibwa y'uruterucyo umubiri nyabusa n'inyamibwa y'ubukombe muzi imbere ya cyebye urugo rwandirimira rugimbanya nyirarwimutera icumu n'ibuharara mpanza ku gihumura n'umuhungu we rugenzi inyamunsi yamusaza umugore amusamba mu nyuma yambaye umusambi yamukomye inkoko zitangiye
kwa Nagi Murenge Kibaga ajya gukora turuka mu gikari yambaza rya ngombe rya nyina wamubyaye abaza umukazana ati ibyo ni ibiki bibaye ndanamusubiza ati nyirakiro ry'imbo wigira ubwira kandi nakubwiye ko umuhungu wawe ari igisambo ahubwo nyari kujya mu kabandi unzanire y'icyomoro nanjye mbe nihera umwana kabere naho urugomba bwayo buteze inkumbi aranga ibitebo nagira indura yigira ndende zigeze kwa bene mu bwinyi bagwira inkike n'imyugariro baje gutabara bene urugo yamukojeje ihembe mu Rwanda rihinguranye mu Rwanda Murenzi inkike ruguru muva amaraso uradendeza iyo nkuru yamamara igihugu cyose nyamara imakaba baraseri yatashye yaratashye ingoma maze rero urakagira injishi n'icyo ujisha akira n'ibyo maze mudushimirire uyu muryango kandi abasore babwire bitegure bazajye mu mujisho maze muduhekere ubundi Imana ibahe umugisha. Icya gatatu imfura z'iwacu zicaye ku nama zitegereje amagenzi twagenze nkundira uturebere utubando twacu maze tudusindagireho dutaye turabashimiye. uri Alpha na Omega itangira n'iherezo tugushimiye uko twatangiye ibi birori kuva mu gitondo kugeza kuri amasaha y'umugoroba twabonye ubwiza bwawe twabonye ineza yawe turagushimiye tugushimiye ibihe byiza waduhereye muri uyu muryango ndetse no muri uyu musango data nyir'ijuru ubishimirwe tugushimiye ko watugiriye neza nta kirogoya y'uburyo bwose yabonetse turagushimira kandi ko umuhango wagenze neza izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. None nyakubahwa Imana uri Imana yacu ibihe byose ubera hose icyarimwe kwebwe nk'abashyitsi tugiye kwerekeza hariya mu majyepfo ndetse n'ahandi hatandukanye ugendane natwe kandi na bano basangwa mwami nabo ukomeze kubarinda tugushimiye ko watanze umugisha muri ubu bukwe kandi ubukwe buracyakomeje uzakomeze kwiyubahisha dusabiye umugisha uyu muryango dusabiye umugisha umuntu wese wabonetse muri ubu bukwe komeze kumugirira neza kandi uko twabaye muri ubu bukwe twishimye tunezerewe aba ariko dukumbura ubukwe bw'ijuru ubwo Kristo uzaza uri umukwe natwe nk'itorero turi umugeni tuzazamurwe mu bicu tugusanganire tukiri no muri ubu buzima mwamukomeze kutunezeza byose wadukoreye turabigushimiye mu izina ryawe Yesu.